Twongeye kubaramutsa mu duteze yombi. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Amakuru yacu aribanda mu Rwanda ndetse no mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tugeze mu mwanya wo gutumikira abadutumye. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. Kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Munyifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 3081 16 cyangwa se 0788 64 98 Kayonza, urubyiruko rwa JADF umukoro. Ku mpera z'icyumweru gishize mu karere ka Kayonza habereye imurikabikorwa ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere JADF. Ryitabirwa n'abiganjemo urubyiruko rwagaragaje inyota y'uko rukeneye ubumenyi bufasha kugera ku nzozi zo kwiteza imbere. Muri iryo murikabikorwa Open Day ryabereye mu murenge wa Mukarange, abagize JADF bagaragaje ibyo bakorera mu karere ka Kayonza. Bari kumwe n'abafashijwe kwiteza imbere kubera amahugurwa bahawe n'abafatanyabikorwa mu bijyanye n'ubuhinzi, ubworozi ndetse n'ubukorikori. Bamurikaga ibyo bakora ndetse abashaka kubigura bakabigura. Urubyiruko rwitabiriye iryo murikabikorwa ruvuga ko rwashimishijwe no kubona hari bagenzi babo babashije guhanga udushya kubera amahugurwa n'ubufasha bahawe n'abafatanyabikorwa bamuritse ibyo bakorera abaturage. Iragena Christian ni umwe mu rubyiruko uvuga ko ibyo yaboneye muri iryo murikabikorwa ryatumye agira inyota yo guhanga udushya. Yagize ati, ibyo tweretswe byari byiza kuko twabonye abantu bafite imyaka mike ariko bakoze ibintu birimo ubwenge, kandi natwe twabigiyeho gukora ibikorwa bijyanye n'igihe tukumva ko nubwo tutari mu mijyi ariko natwe dufite ubushobozi. Muri make urebye ibikorwa tweretswe n'abanyeshuri ba Kayonza Modern byatumye dukanguka bitewe nuko bageze kure mu kubyaza umusaruro ibyo biga mu ikoranabuhanga. Uwamariya Chantal bavuga ko urubyiruko rwahawe amahirwe yo kongererwa ubumenyi bishobora kubageza ku iterambere bifuza. Ati, urubyiruko rwafashijwe hari ibyo rwagezeho ku buryo aya mahirwe ageze ku rubyiruko rwose rwava mu bushomeri kuko ahazaza haba heza. Umuyobozi mukuru w'umuryango utari uwa leta witwa Red for Reading we yagaragaje ko urubyiruko rwiga rugerwaho n'amahirwe yo kwegerwa cyane bakabona amakuru ku bintu byabafasha kugira ubumenyi bwonko. Yagize ati, tubona ko urubyiruko rutari mu mashuri dukwiye kurufasha kumva ko kwiga bitarangira. Amahirwe agera ku bari mu mashuri tunagomba kuyageza no ku batari mu mashuri. Yunzemo ati, ibindi bintu dukuye muri iri murikabikorwa ni uko ikoranabuhanga rikwiye kugera hose ku buryo n'umwana wo mu cyaro amenya kubyaza umusaruro iryo koranabuhanga, ariko birumvikana bisaba ko mu cyaro naho abana bagomba kuryigishwa bakiri bato. Mukamusonera Dative uyobora Girl Technical Ventures we avuga ko nubwo uwo muryango utari uwa leta ugura abakobwa mu kubongerera ubumenyi n'ubushobozi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko hari abana b'abakobwa bataratinyuka kubera kumva ko ikoranabuhanga ari iry'abahungu. Nyamara nabo bagomba kugira ubushobozi mu ikoranabuhanga bakarikoresha mu kwiteza imbere. Kayumba Brave umukozi wa AR Rwanda ukorera mu mirenge ya Ndego, Rwinkwavu na Kabarondo avuga ko imurikabikorwa ko urubyiruko rwitabiriye imurikabikorwa rwagaragaje ko rukeneye kwegerwa aho batuye kugira ngo rugezweho serivisi zirimo iz'ubuzima rutagombye gukora ingendo. Umuyobozi w'ihuriro ry'abafatanyabikorwa mu iterambere ry'akarere mu karere ka Kayonza Pasiteri Gana Samu yavuze ko bagiye kurushaho kwegereza abaturage imurikabikorwa buri mwaka. Ati, umwaka ushize mwabonye ko imurikabikorwa Open Day ryabereye mu bice bitatu bitandukanye, ariko uyu mwaka ryabereye mu murenge wa Mukarange. Ariko icyo twifuza ni uko
ryajya ribera ahantu hatandukanye ku buryo abaturage bibonera ibibakorerwa badahawe amakuru. Yakomeje ati icyo twabonye ni uko hari abafatanyabikorwa bakorera mu mirenge imwe n'imwe. Icyo tuzakora ni ukubegera niba badafite n'ingengo y'imari bakaba bakorera ibyo bikorwa mu mirenge yose. Twambukire mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Masisi, benshi mu barwanyi ba Pareko bakomeje kwishyikiriza umutwe wa M23. Abarwanyi ba Wazalendo babarizwa muri Pareko n'abo muri Nyatura yabarwaga na General Karume bose bamukomeje gusanga umutwe wa M23 ku bwinshi. Byari byitezwe ko umutwe wa M23 nugera muri Karehe na Masisi abasore benshi bazawugana kandi byari ku mutima. Ni amwe mu magambo y'umwe mu batware bagize Ufamado ya kabiri mu kiganiro abahutu b'abakongomani bari barambiwe ubujura bw'ingabo za leta na Wazalendo bafatanyije na FDLR. Uyu muyobozi avuga ko abaturage bayoboka M23 n'umutima. Agace ka Ufando ya kabiri gaherereye muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyepfo, kabarizwamo imitwe yitwaje intwaro na Maimai na Pareko iyobowe na General Kigingi, Maimai CNDH ya General Janvier Nyamuganya n'indi mitwe itandukanye. Muri iki gihe umutwe wa M23 uragenzura ibice byinshi byo muri teritwari ya Masisi. Hakaba hashize iminsi 3 uyu musozi muremure wa Karongi ufatwa nk'umusozi uha amahirwe inyeshyamba za M23 gufata igice cya Masisi cyo. Karehe, igisasu cyahitanye abantu 2 abandi benshi barakomereka muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu 2 nibo bishwe n'igisasu cyatewe mu bice byo muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, abandi benshi barakomereka. Igisasu cyatewe Minova muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bw'ibanze bwo muri ibyo bice. Makuru avuga ko iki gisasu cyatewe Minova ko ari cyo mu bwoko bwa roketi kandi ko cyahise cyitura muri centre hagati ya Minova. Aya makuru y'ibanze avuga ko igisasu cyahise yitana abantu 2 bo mu muryango umwe ko ndetse umwe yari. Amakuru akomeza avuga ko abandi bantu benshi ariko bataratangazwa umubare bakomeretse barimo n'umubyeyi umwe wahasize ubuzima. Ku ruhande rwa leta ya Kongo bashinja M23 ko ariyo yateye kiriya gisasu nubwo ntacyo ubuyobozi bwa M23 buragira icyo bubivugaho. Gusa abaturage bo bavuga ko icyo gisasu cyatewe n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ibyo bibaye mu gihe umubare w'abantu bahitanwe n'ibisasu byatewe mu nkambi ya Mugunga wongeye kwiyongera, aho wavuye ku bantu 14 ujya ku bantu 35 mu gihe abakomeretse nabo ari 46. Inkambi y'impunzi iri Mugunga yatewemo ibisasu ku itariki ya 3 Gicurasi 2024. Abaturage batuye ibyo bice bashinja ingabo z'iki gihugu kuba arizo zateye ibisasu muri iyi nkambi, nubwo leta yagiye ibihakana kenshi ahubwo ikabyegeka ku mutwe wa M23.